naje gusanga rero abantu benshi buriya iyo bigeze ku kintu cy'amafaranga bihererana amakuru kugira ngo bayarye bonyine. Niyo mpamvu nahisemo ngiye kumenera ibanga. Ni ukuvuga ngo kuva iyi mikino ya ero yatangira urabona iracyanakomeje. Abantu bose bari kubetinga banyuze kuri kampani yitwa Winner, cyane ko ari nayo iri gutanga ibikubo byiza buriya kurusha izindi kampani. Iyi kampani ya Winner abantu bose bari kubetinga bayinyuzeho bari kubasha guhabwa amahirwe yo kuba watsindira telefone za smartphone, televiziyo za smart, ndetse igihembo nyamukuru ni miliyoni cash bahita baguha ukigendera. Ikindi kandi ku mikino 3 turi gutanga jackpot y'uko utsindira ibihumbi 500 byawe buri munsi. Iyandikisha uyu munsi rero unyuze ku rubuga rwacu www.winner.rw ukoresha promo code y'izina ryanjye Rocky, urahita uhabwa bonus y'amafaranga 500 yo gutangira ubetinga bari yoheraho, mbega yo tuyita ngo nayikaze. Wibuke gukoresha iyo promo code. Ikindi wanasura ahantu hose Winner ikorera ukabasha kuba wakwikorera ipari tukirira ibiceri. Mbere yuko dukomeza reka nongere mbaha ikaze kuri ya YouTube channel yanyu Rock Entertainment. Mwijoro ryahise ubwo Donald Trump yaraswaga, abantu benshi byakomeje guhihwiswa hirya no hino bavuga ati ni bande bamurashe na kagambane, ntago bashaka yobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ijambo ryakomeje kugenda rigarukaho cyane, bakomeje kugenda bagaruka ku kintu bita ngo ni deep state. Deep state ngo niyo yagerageje kuba bakwica Donald Trump, bakomeza bavuga gutyo bavuga ngo ni deep state yagerageje kumwica. Ibyo bintu tugiye kubanza duhere kuri deep state n'icyo ubundi bakomeza bavuga. Nituva kuri deep state turagaruka ku ijambo Donald Trump yavuze umwaka ushize avuga kuri iyo deep state, bigaragara ko ari ryo abantu bose bemeza ko ari ryo ryatumye bashaka kumwica. Iryo jambo ryo ribuze gukurikira. Iki kiganiro kirebe kugeza kigeze ku musozo, uraza kumenya impamvu Donald Trump amagambo avuga n'ibintu abashaka gukora ari byo bizamwicisha. Ahubwo abenshi bakanavuga ati uyu mugabo wundi bari baracererewe kumwica, kuko byari byarabigiye bihanurwa bakabivuga ashize nk'imyaka 4 imyaka 6 bavuga ngo Donald Trump bazamwica, kugeza umwaka ushize none bigatangiye gusakuza cyane bavuga ngo Donald Trump agomba kwicwa, ati agende gake bazamwica. Kubera iki? Kubera politike ze n'ibintu abashaka gushyira mu bikorwa. Mbere na mbere abakomeje kumva ijambo deep state bavuga ati deep state ni iyi deep state ubundi mbere yuko nyivugaho cyangwa se ngo dukomeze n'ikiganiro, reka nkwibutse ko mu isegonda rimwe, isegonda nubwo ubona ari igihe gito ariko ari igihe kinini wakoramo ibintu bibiri by'ingenzi kugira ngo tutangize igihe. Fata isegonda rimwe, reba aho hasi handitse subscribe, ukande na hari akaganza kareba hejuru igikumwe ka like, tuhite twikomereza tukangiza igihe. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo Donald Trump yari ari kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo ijambo deep state ryatangiye kuvugwa cyane. Nanone umuntu watangiye kurishyira hanze avuga ngo hari abitwa deep state, hari deep state. Umuntu wakunze gukoresha iryo jambo n'uyu mugabo Donald Trump. Nibwo abanyamerika batangiye guhumuka ku maso, abandi batangira gukora ubushakashatsi bavuga ati ariko iyo deep state Donald Trump akomeza kuvuga ni iyihe. Icyo gihe nkwibutse ko muri turaza kubigaruka wenda nyuma, Donald Trump ntago bashakaga kayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika na 2016. Uko byagakomeje Donald Trump byaje kurangira atsinze amatora, ariko amaze no gutsinda amatora byakomeje noneho amaze kuba perezida yakomeje nanone Donald Trump wone ndi kuvuga ni perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko buri gihe yakomezaga ashinja ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akavuga ngo ubutabera bwacu buyobowe na deep state, ntago bugendera ku butabera nyabwo nyine abanyamerika bakeneye, kuko bukontororwa n'abitwa ngo ni deep state. Ariko Donald Trump avuga kandi ari we perezida uyoboye igihugu, akomeza agashinja inzego z'umutekano kugeza no kuri FBI, paka FBI mu binyamakuru kagize kiyakane kavuga ngo twebwe ntabwo turi muri deep state, ariko bashinjwa na perezida wa Amerika uriho. Ibaze ko muri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukajya ushinja systeme y'ubutabera n'imikorere y'umutekano, ubashinja ko hari abandi bantu babakoresha bitwa deep state, kandi ari we wakagombye kubakoresha. Aha turacyari gukomeza. Abantu benshi dushobora kumva iryo jambo deep state ukayoberwa icyo bisobanuye, n'ubundi ahanini umuntu ukabyiumva nikashaka kubyumvisha. Ubundi bishaka kuvuga bashaka kurisobanura bagaragaza ko nkaho ari nk'akandi kagambane kaba kihisha inyuma ya leta iyoboye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kabandi bantu babihisha inyuma y'iyo leta ya Amerika, mbega bameze nk'ari bo bayikoresha. Igitangazamakuru bita HuffPost nicyo kigeze gitangaza ko ibyo bita ngo ni deep state, bavuga ati deep state nyamara ni ikintu cyanyacyo gihari. Ndetse icyo gitangazamakuru cyo cyabisobanuraga kivuga ati iyo deep state ni nk'abantu bishyize hamwe, ni imbaraga zashyizwe hamwe z'abantu
baragenda noneho bakorera ahantu mu gikari, ba bantu nyine bakorera mu bwihisho, baba bafite agenda yabo cyangwa se gahunda zabo zindi na politike yabo yindi. Iyo politike yabo igomba kuba ari iyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahanini nibo bahitamo umuntu ugomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahanini uwo badashaka, iyo babona abaturage bamushegeye, hari igihe ashobora ngo no kwicwa, cyangwa se yajyaho bakagerageza kuba imyanzuro ibajya bayivuguruza kandi bibereye mu gikari. Bivuga ko ngo bitwa deep state, biriya byemezo ubona bifatwa ari biriya muvuga ati se kuki mubwirira umuntu gahagarika intambara cyabigende gutyo, ukabona waracyabishyigikiye. Ibintu nk'ibyo byose nyine ubona bikorwa n'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko biriya byemezo byose akenshi babifatirwa n'abo ngabo bitwa ngo ni deep state, ari bo bari inyuma bashyiraho nanone ngo n'abagize kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko iyo deep state niyo ibiba kontorora ku buryo perezida nta mwanzuro yapfa gufata uko yiboneye. Deep state itari inyuma ivuge ngo turawemeje cyangwa ntabwo tuwemeje. Urumva nimba baba bayoboye na kongere buriya muri Amerika ifite ukuntu yicara ikabanza ikemeza ibintu. Urumva nayo nimba baba bayiyoboye cyangwa se aribo banazigenda babashyiraho, byaba bigoranye cyane ko yo wapfa gufata icyemezo. Bikaba bivugwa ko ari agatsiko k'abantu bakomeye cyane, bya bindi bivuga ngo ni abantu bayoborera isi mu bwihisho, batajya bagaragara. Mwebwe mubona ibyemezo byaba ari byo biri gushyirwa mu bikorwa gusa, ariko ntibajya bagaragara. Ibyo nibyo byitwa ngo ni deep state. Muri make ubwo ni izindi mbaraga ziyoboye iriya politiki ya Amerika na guverinoma ya Amerika, bababwira ibyo bakora. Mu yandi magambo, deep state bakunze kwita ngo ni shadow government, cyangwa se ni guverinoma nyine ikorera mu gicucucucu mu bwihisho. Ibitangazamakuru kera mu mwaka wa 2017 Donald Trump amaze kugera ku buyobozi, yakomeza agenda avuga ngo hari uburyo abayobozi ba Amerika bameze nk'aho bandi bakontororwa n'icyo cyitwa ngo ni deep state. We ubona kadashyigikiye deep state Donald Trump. Abanyamakuru bakunze gukurikirana ibintu hafi, babandi bameze nk'abigenga banariza ibintu, bakomeje kugenda batangaza no magambo kugira ngo wumve. Wumva no magambo yifukiye no munyamakuru. Hano hari mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 8 tariki enye, uyu munyamakuru Mike yari kuvuga ati Donald Trump, uyu ni umugabo ukunda gukurikira ibintu bya politiki ndetse no kumenya biriya bintu dukunze kwita ngo nama theory ya conspiracy n'ibiki bubiri inyuma hanini yakurikirana n'ibyo ari byo bya bintu tudakunze kwemera ariko biba bihari n'ubundi. We akomeza avuga ati, hano yari ari kuvuga muri 2017 avuga ati Donald Trump baraza kumwica, natwe tweze ahubwo baraza kutwica, dukomeza twasasa tuvuga ibintu bya deep state. Ati Donald Trump baraza kumwica, ntago azamara kabiri ku buyobozi. Nanone uyu mugabo amwita Steve Bannon yahoze yari strategist wa Trump nyine akiri ku buyobozi yiyamamaza, ariwe muntu nyine umufasha mu bintu bya strategy n'imikorere. Uyu mugabo nawe yaje kugongwa n'ikibazo cyo kuvuga ngo njye na Trump dutegura ibyo gukora. Urumva ni umuntu we wa hafi, dutegura ibyo gukora ariko tukabangamirwa n'abandi bantu n'izindi mbaraga ziri inyuma tutazi. We yakomezaga byita ngo ni administrative state, avuga ati bino bintu biri kurimbura imitekerereze y'abayobozi, cyangwa se biri kurimbura ibyemezo byagahinduye igihugu bikakigirira neza. Hari izindi mbaraga ziza zikabihagarika bakatubwira ibyabo dukora ku buryo tumeze nk'atari twebwe twikoresha. Nanone uyu mugabo mwita Newt Gingrich, uyu yahoze ari speaker wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano yari kuvuga ati abitwa deep state bakomeje gukura ibyemezo byacu mu nzira, bafite uburyo bishyiriraho politiki yabo n'ibyemezo byabo akaba ari byo bishyirwa imbere. Hano n'amagambo yifukiraga. Nanone haje gukorwa umwaka ushize haje gukorwa icyo twakwita nk'amatora akozwe n'igitangazamakuru gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakora amatora, babaza abantu b'inzobere, babaza abanyamashuri, abantu basa nk'abasobanutse. 28% bemeje ko deep state muri Amerika ihari kandi iteye ikibazo gikomeye cyane ku gihugu cyabo, ko hari indi leta cyangwa se hari izindi mbaraga zikorera inyuma y'iriya leta tuba tubona, bameze nk'aribo bafata ibyemezo by'ibikorwa n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho noneho twavugaga kuri deep state ndetse n'uburyo ikoresha abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ndagira ngo wumve ijambo umwaka ushize Donald Trump yabavuzeho, avuga ati ngiye nintorwa ibintu nzakora muri mwaka wa 2024. Ni wumva ayo magambo nawe uraza kumva ko nimba iyo deep state ko kibaho n'ibintu Donald Trump yabavuzeho umwaka ushize, abenshi bakavuga ati yaratinze gupfa, kuko batangiye kubivuga umwaka ushize bavuga ngo Donald Trump ibintu yavuze biraza kumukora. Ndagira ngo wumve Donald Trump hano hari mu itariki zari 21 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023. Wumve ijambo Donald Trump yavuze. Hano yaravugaga ati ngiye kubabwira umupangu mfite na gahunda mfite naramukanye natobwa muri 2024, umupangu mfite w'uburyo nzarimbura icyo cyitwa ngo ni deep state, nkabasha kugarura demokarasi ya nyayo ndetse Washington nkakuraho abayobozi bose
baba rya ruswa cyangwa se babandi nyine bakoreshwaga n'iyo deep state na za mbaraga navugaga inyuma. Hano yari agiye gutangaza umupanga afite na mukatowe ko azarimbura icyitwa deep state. Ndagira ngo wumve hano yatangaje icyemezo cya mbere yagombaga gukora amaze kugera ku buyobozi. Donald Trump yaravuze ngo ikintu cya mbere ngomba gukora nkimara kugera ku buyobozi, mbere na mbere nzahita nshyira mu bikorwa itegeko ryo mu 2020 ritigeze rishyirwa mu bikorwa, ndishyire mu bikorwa riha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbaraga zose zisesuye zo hejuru zo gukuraho abantu nk'abo ngabo, ku buryo nyine nta zindi mbaraga nta n'ikindi cyemezo bari abantu nyine bandi bageze kongere bari abamwungirije n'ibindi byose ubundi bafite ukuntu baza bakabangamira icyemezo kuko baba bakorera ahari ni mu kwaha babwiwe ibyemezo na deep state, bafite ukuntu baza bakaba babangamira Donald Trump cyangwa se n'undi mu perezida uriho. Avuga ati abo bose ndabambura ubwo bubasha ku buryo ijambo rya perezida riba ari itegeko nyine atari ukuvuga ngo hari abandi bari buze bamubwire ngo icyo cyemezo ntabwo tucyemeye ngo nikibanze gikorwa. Ati izo mbaraga arizo nzabanza nkihanga perezida ndetse nisubize n'imbaraga zo kuba nakuraho abayobozi bose, mbega akagira imbaraga zo gukuraho abayobozi bose akeka ko bakorana na deep state. Nicyo yavugaga, kandi ibyo nzabikorana umujinya, nzabikorana uburakari bwinshi cyane, nyine nta bintu by'imikino byo kuvuga ngo ni ukubanza aca hirya no hino. Wumva icya kabiri, hano yari gutangaza imipanga afite nagera ku buyobozi. Wumvaga imipango yose Donald Trump afite ari ukurwanya izo mbaraga ziri inyuma arizo bita ngo ni deep state. Wumva icya kabiri, ikindi cya kabiri Donald Trump yavuze ati icya kabiri nzakora nkigera ku buyobozi, nzabanza nirukane abo ngabo bari bashinzwe umutekano, byitwa ngo bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu, ariko ugasanga bose nabo ni abaryi ba ruswa, bakorera mu kwaha, bakora ibyo babwiwe na deep state. Mbega bameze, we hano yabise ngo ni aba actors, ni aba acteurs nyine baza bakikinishwa ibintu bidahari bitari ibyanyabyo, nyine babeshya abantu ngo bakoze umutekano cyangwa bakoze ibi nibi kandi bitari bihari, ari ibintu byari bya ubundi umwacteur nyine uri umuntu ukina filime akora ibintu byari byanditswe byateguwe. Niyo mpamvu Donald Trump hano yavuze ngo ndakuraho abo bari mu nzego z'umutekano bameze nk'abakinnyi ba filime, mbega bakora ibyanditswe ibyo bateguriwe na deep state, kandi ni benshi cyane. Ati nanone ndagera no mu nzego zishinzwe iperereza muri intelligence, nabo mbakureho, nabo bakorana n'iyo deep state mbakureho cyane abo bose, kuko baba barahawe imbaraga, barahawe intwaro, barahawe ibikoresho. Abo bose ndabafite imbaraga zo kubakuraho, ku buryo mbere na mbere mbanza nkabambura ubwo bushobozi bari bafite n'izo ntwaro baba barahawe n'iyo myanzuro babahaga yo kugira ngo baze bakureho abantu nkatwe b'abakonservateri, abantu nyine baba bariziritse kuri gakondo, ku mahame ya kera, batagendana n'ibi bintu by'inzaduka ubona nyine. Ati abo bantu bakunze kwicwa muri Amerika, abakristu nongere mbasubize uburenganzira bwabo, kuko nabo bari kwicwa. Abantu nyine muri Amerika baba bari mu buyobozi ariko bagifite ya myumvire ya kera kuvuga ati umukristo nyamukristo ntagashyigikiye zira politiki yenda zo kuvuga ngo abihinduje ibitsina, abana bato bari kubigisha guhinduza ibitsina, abatinganyi ngo babyamamaze babashyireho nk'ukwezi kwa gatandatu bura n'ukwezi kw'abatinganyi, ibintu nk'ibyo byose. Abo bakristo nk'abo ngabo ngo muri Amerika bafite ukuntu babarwanya mu nzego, rimwe na rimwe bakanabica bavuga bati ntabwo muri kugendana na agenda yacu. Trump uvuga ati abo bantu ndongera mbasubize mu kazi, nkureho n'abo ngabo babagiriraga nabi. Ni amagambo ya Trump. Uri kumva ukuntu yari ari gutangaza gahunda afitiye deep state. Kandi nanone Trump wibuke ko nawe ari muri abo bantu. Buriya Trump ni umuntu ukunda kugaragara nk'umukristo cyane yari kuvuga Imana, avuga Imana nyine kurusha bari abayobozi bandi, sinjya mbumva banabivuga cyane. Trump afite ukuntu avuga Imana, afite ukuntu arwanya biriya bintu byo kwihinduza ibitsina, afite ukuntu ibintu by'ubutinganya byanga, avuga ati nibyaje kurimbura urubyiruko, abivuga yeruye nyine Trump buri gihe. Rero afite ibintu byinshi nyine, niyo mpamvu yari kuvuga ati abo bayobozi n'abari mu butasi ndabambura ubwo bushobozi n'izo mbaraga bakoreshaga n'izo ntwaro, babangamira abo bantu b'abakristo n'abo biziritse ku muco badakeneye kugendana n'izo gahunda zishyirwaho n'iyo deep state. Nanone uno mugabo akomeza avuga ati icya gatatu nzakora, nzashyiraho ubutabera n'inkiko zihamye, kuko uyu munsi tuvugana abacamanza hafi ya bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bameze nk'aho batangaza ibyemezo bimeze nk'aho bibatunguye, mbega babona hari ibyemezo babwiye ati muze gutangaza uno mwanzuro. Ati ibyo byose nabyo ndaza kubikuraho, ubutabera bwacu musubize imbaraga nyazo, bumere nk'aho aribwo bwikoresha, apana kuvuga ngo ubutabera bufite abandi babukoresha.
ndetse nanone ikindi cya kane Donald Trump yavuze ngo agomba gukora nanone hano yari gutangaza yaravuze ati ikindi kintu ndibuze gukora ndaza gukuraho ibihuha n'ibintu by'amadokima n'inzandiko baza bakababeshyesha bari ibintu bateguye neza byuzuye ibihuha kugira ngo bayobye abaturage bakabereka ko ariyo gahunda ihari ariko ibintu bimeze ati ibyo byose ni byinshi ndaza kubikuraho ndetse ngaragaze muri ayo madokima n'uburyo iyo deep state ineka ikananeka abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo uwo badakunze baze ko bamufitiye amakuru babone n'ukuntu bamwikiza urumva iyo umuntu ahora kuneka abona n'ukuntu yabasha kuba yakwikiza ati ibyo byose ndaza kubikuraho ikindi cya gatanu turi buze gukora turaza no gutangira gushyira abantu mu bihano cyangwa se gukatira abantu ibihano abantu nyine abantu bakoranaga n'iyo deep state basuraga ibyo bihuha bafite ukuntu nyine bakorana babaryi ba ruswa bakontororwa atabo bayobozi bose bakoresha izo mbaraga zabo nabi ni ukubakurikirana bagahanwa n'amategeko ati ikindi kintu ndibuze gukora ndaza kongerera ibiro by'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abayobozi bo mu nzego zo hejuru ndaza kubongerera ubushobozi n'imbaraga zihambaye kugira ngo bajye bakora bisanzuye bigenga nk'uko ubundi byakagombye kuba bimeze badakorera mu kwaha kwa deep state ngo zibatera ubwoba ngo bakange ngo mukore ibi ngo nabo babyemere mbongerera ubushobozi bwo kwigenga ku buryo iyo deep state bayibwira bati no ntabwo dushaka gukorera mu kwaha kwanyu kuko ubu tuvugana Donald Trump yavugaga ko ibyo biro bikomeye byo hejuru inzogo zikomeye nta bushobozi zifite bwo kuba zahakanira deep state icyo babategetse niyo mpamvu uvuga ati ibyo biro nzabyongerera imbaraga ku buryo bitazongera gukontororwa na deep state ngira ngo iri jambo yarivuze mu mwaka wa 2023 umwaka ushize urumva ko ikintu yari kugenda garuka hanini ni bizambaraga zimeze nk'iziyobora Amerika mu gicucucucu arizo bita ngo ni deep state bakorera mu kwaha ndetse nanone nzashyiraho inzego zigomba gukontorora ibigo bishinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bamenye neza ko amakuru y'ubutasi batata ariyo dutangarizwa cyangwa se ko nabo badakoreshwa na deep state bajye bakontorora umunsi ku wundi ndetse ikindi tunabace kuba baneka abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane abayobozi badakorana na deep state inzego z'ubutasi bazikureho inshingano zo kuneka abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu Donald Trump icyo ngicyo yakivuze cyo kuvuga ngo tugomba kubuza ibiro by'ubutasi gukomeza kuneka abene igihugu by'umwihariko abatavuga rumwe n'iyo deep state cyangwa se abashaka gukora bihwanye n'amarangamutima yabo bakora inshingano zabo nyine nk'uko bazihawe ni ukubera ko uno mugabo mu mwaka wa 2020 mwaka wa 2016 ari kwiyamamaza Donald Trump bivuga ko ari kwiyamamaza yaranetswe aranekwa ku rwego rwo hejuru bamushakaho icyasha agakosa gato bagerageje kubona kuko uyu mugabo yakoze business kuva kera ni umukire urumva umuntu wakoze business ntabwo yapfa kubura utuntu nyine tugenda twivangamo twato na hato baraduhize icyo gihe cyose Donald Trump icyo gihe arasara avuga ati ko muri kuneka cyane mu gakabye bamushakaga icyasha kugira ngo atayobora biza kurangira ameze nk'ubaciye muri humye bitewe n'ibibazo abanyamerika bari bifitiye ababwira ko Amerika agiye kongera kuyigira igitangaza baramutora rero icyo gihe yaranetswe cyane bagerageza kureba ko bamusebya bakamugaragazaho ibintu bibi yakoze bamukure mu nzira nk'uko nyine ejo bundi wabonye bagiye bagaragaza ibyaha byinshi cyane yakoze kugira ngo ataziyamamaza mu mwaka wa 2024 gusa umugabo agakomeza agafunga umutwe akiyamamaza ariyo mpamvu wabonye babanje gukoresha ubundi bavuga ko babanje gukoresha bura buryo bwo gushaka bira byaha bamufunge bimwicire wenda sinzi ukuri naha babyita bimwicire izina kugira ngo ataziyamamaza nyine bireke uyu mugabo akomeza gufunga umutsi bivuga ko gukomeza gufunga umutsi no kuzenguruka hirya no hino no kuba muri ya debate y'ubushize yarasaga nkaho yakubise inshuro Biden akagaragara nkaho ari umusaza kuko umutwe atakimeze neza biri mu bintu byatumye abaturage batangira kuvuga ati Trump nyamara ashobora kuba yatuyobora nyuma y'iriya debate bivuga ko bavuze ati deep state nk'uko abantu benshi babivuga ati bashobora kuba babonye ko uno mugabo koko akanya kari kuza ashoboye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumukure mu nzira kwigarukiyeho twari turi rero niyo mpamvu hano yavugaga ati tugomba gushyiraho abashinzwe gukontorora ibigo by'ubutasi muri Amerika kugira ngo bidakomeza bineka abaturage ba Amerika bikomeza bineka abayobozi batavuga rumwe na deep state kugira ngo babashyire hanze bashake kubasebya nk'uko babimukoze nyine muri 2016 yiyamamaza niyo mpamvu yabivugaga ko ubutasi nabwo bugomba gukontorora ikindi ugasanga bari gushyira imbaraga mu kuneka campaign y'umuyobozi uri kwiyamamaza aho kugira ngo baneke ibintu byahungabanya umutekano w'igihugu spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Ngira ngo urabyumva nabyivugira ati sinshaka ko bazagira campaign y'umuntu numwe baneka nkuko banetse campaign yanjye ya 2016
baramunetse ubundi uyu mugabo ntabwo yari kuzigera aba perezida na rimwe kuko yarameze nk'aho ameze nk'uwikoresha ameze nk'aho asa nk'ufata ibyemezo bye. Niyo mpamvu uno mugabo akenshi ngira ngo ujye umwumva uno mugabo mu magambo akunze kuvuga ati uyu munsi wa none bantoye nk'abaperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya mu masaha 24 bamaze kuyihagarika. Niko Trump akomeza avuga ati telefone imwe gusa iriya ntambara nkayihagarika. Abantu bose bagakomeza kwibaza ati se binaniza iki ba Biden n'abandi bose nyine ko uyu wakomeza kuvuga ati mu masaha 24 nabihagaritse ibyo byose. Nanone ukahita wibaza ati se koko Biden we ibyo byamunanira gufata telefone ibyo ngabikore cyangwa ku mugani hari izindi mbaraga ziba zimuri inyuma zimubwira ibyo akora. Nanone hano uno mugabo yakomeje avuga ati ikindi cyemezo nzakora nzimura ibiro bya leta bikomeye nkuko nimuye ibiro by'ubutaka nkabikura muri Carolina abyimurira ahandi. Ati mbihimure kuko aho hantu bamaze imyaka bakorera ntiwamenye n'ibindi bakoreramo n'ibintu bahesitaye, ngomba kuhabimura nkabashakira ahandi hantu bajya kujya bakorera kuko nigeze kubikora. Ndetse avuga ati ndaza gushyiraho itegeko nshinga. Mwishe itegeko nshinga turaza kuvugururamo ibintu ku buryo itegeko nshinga ryacu rigomba kuza kuba hari abantu muri kongere baza kuvaho n'uburyo bazajya bavaho cyangwa se bakajyaho. Umva amagambo ye ati ni muri urwo rwego rero nuko nguko nzabasha kuba nahashya cyangwa se nkarimbura icyo cyitwa ngo ni deep state by the people and for the people. Nkahita nshyiraho guverinoma ya nyayo noneho ikorera abaturage kandi kubw'abaturage cyangwa se y'abaturage kandi ikorera abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri ni ijambo yavuze wumva ko icyo ari kubwira abaturage ari ukurimbura imbaraga zitwa deep state ziri inyuma y'ubuyobozi n'ibyemezo byose bifatwa n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uri kumva icyo kintu? Ariko icyo kintu ni ikintu kiba kimaze igihe kinini gikora gutyo. Urumva imbaraga zisanzwe zikoresha igihugu tuzi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimba koko ibyo hanavuga ari byo, wowe ugatangira kuvuga ukuntu nuba perezida ibyo bintu byose ugomba kuhita ubihindura nyine. Imbaraga zikurenze zabayeho mbere yawe y'ukuza urashaka ngo kuza ibyo byose ukabikura mu nzira. Ibyo yatangaje umwaka ushize akimara gutangaza aya magambo. Reka nkumvishe meya wa New York wayoboye hagati y'1995 kugeza mu mwaka wa 2001 ari kuvuga ati Donald Trump baraza kumwica. Ibyo nawe yabivuze umwaka ushize akimara kumva rino jambo. Uwo ni umuyobozi wayoboye ba Trump bataraza mu bintu by'ubuyobozi kuba meya wa New York uri umuntu ukomeye cyane. Yarivugiye ati acyumvira ijambo Trump arivuze yese avuga ati Trump baramwisha. Umwaka ushize ubwo Donald Trump basohoraga urukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika basohoraga ibipapuro byo kumukurikirana no kuba yafungwa no kujya mu nkiko ngaburane n'ibiki, urukiko rugitangira izo gahunda zose nibwo uyu bamwita ngo ni meya wa New York bamwita Rudy Giuliani yahoze ari meya wa New York 95 kugeza 2001 gutyo. Uyu mugabo yise avuga ngo kuba basohoye ibipapuro bishobora gufungisha Donald Trump no kumujyana mu nkiko ni intambwe ya mbere itewe iganisha ku rupfu rwa Donald Trump. Iyo ni intambwe ya mbere bateye yo kugira ngo bamutere ubwoba babe bamufunga cyangwa se nawe ace bugufi nyine areke guhangana n'abantu bamurenze. Nadaca bugufi uyu mumeya yashakaga kuvuga ngo iyi ni intambwe ya mbere bateye, ati intambwe ya kabiri ni ukumwica naramuka yanze. Rudy Giuliani now believes that Donald Trump is in danger, that the deep state may kill him. Uno muyobozi yahoze ari meya nyine nkuko nakubwira Rudy Giuliani hano bari kuvuga ko nubundi yizera ko Donald Trump ashobora kwicwa. Hano yari ari muri interview bari kumubaza atubundi atwigeze kuvuga ko umuntu utavuga rumwe na deep state bashobora kumwica. Uno mugabo aravuga ngo cyane deep state irakwica bakaba bagufunga cyangwa se famille yawe bakaba bayitera ubwoba bikaba ngombwa ko ukorana nabo ku bushake cyangwa se nyine ukemera kugendera mu nzira zabo kuko bakubwiye ati nudakora ibyo dushaka famille yawe bigenderamo. Hano mfite ikibazo umunyamakuru yese abaza uyu wahoze ari meya wa New York. Donald Trump should be in any fear of the deepest of the deep state, maybe killing him. Hano umunyamakuru amaje ati none se muri kano kanya kuko urashaka kugaragaza ko Donald Trump akwiye kugira ubwoba bw'uko deep state ishobora kuba yamwica. I do. Cyane rwose cyane baraza kumuhitana ahubwo adashidikanyije atabitekerejeho kabiri. Yese avuga ati ndabyizera I do ko bari bumwica nakomeza gutya Donald Trump. Uyu musaza umaze igihe muri politiki yabivuze umwaka ushize bira bintu by'imanza za Trump bigitangira avuga ati iyi ni intambwe ya mbere ibaye yo kugerageza kumutera ubwoba ko bamufunga cyangwa se barebe ko banamufunga kuko ibyaha nibimuhama, ariko nakomeza guhangana nabo intambwe ya kabiri deep state bari butere no kumwica.
ibyo rero tukabihuriza hano twari turi umwaka ushize, ibi ni ibintu byavuzwe umwaka ushize, tukajya tuvuga ati ni za theory conspiracy zaho ngaho tutitayeho, ariko uyu munsi wa none ijoro ryahise Donald Trump yarashwe n'umwana muto cyane w'imyaka 20, kana ko muri 2003 niko karashe Donald Trump. Ndetse uno muyobozi yakomeje asa nk'ugaragaza ko Donald Trump mu kuba yakwicwa bishobora kugirwamo uruhare n'inzego z'umutekano kugira ngo nanapfa ntihaze kugira ikimenyetso na kimwe kigaragara, cyangwa se bize kumera nk'aho ari urupfu rw'impanuka rwabaye, nk'uko n'abandi baperezida bose bagiye bapfa babanje ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abagiye bageragezwa kwicwa ni benshi cyane. Umuntu ashobora kwibaza igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuba tuziho ngo kigira umutekano ngo kirarenze, ibintu nk'ibi ngibi bikunze kuhaba cyane. Ngira ngo wenda ejo nababwiye abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bicwa, ariko hari n'abakandida benshi bagiye bicwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kugerageza kwiyamamaza, abandi bakabikomerekeramo. Nko mu mwaka wa 2005 muri George W. Bush bigeze kumutera grenade, icyo gihe yagiye kwiyamamariza, yarari ahitwa ngo ni Tibris, bamunagaho grenade, ariko iyo grenade ntiyaturika, kwa kundi bavuga ngo grenade yapfubye ararurokoka. Mu mwaka wa 1981 Ronald Reagan ubwo yari kuvuga ijambo muri Washington DC nawe yaje kuraswa. Ibyo gusa uwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone wayoboye muri za 75, 68 gutyo witwaga ngo ni Gerald Ford nawe buriya bigeze kumuhusha inshuro ebyiri mu minsi 17, arokoka impfu ebyiri hafi mu byumweru 2 bari kugerageza kumwica. John Kennedy nawe murabizi yapfiriye Dallas ari mu modoka rwose zimwe zitwara abaperezida. Kennedy nuko bamurashe nawe arapfa. Mu 1933 witwaga George Wallace nawe yaje kuraswa ari muri campaign ahitwaga Maryland, baramurashe ndetse aba paralyze mu itako rye riba paralyze burundu. Umva ni ibintu bisanzwe bibaho ku bakandida bakaba baraswa cyangwa bakagerageza kubica, cyangwa se abaperezida bakaraswa mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bagakomeza kuvuga ati iyo deep state ishobora kuba yarahereye kera iriho, iyo umukandida batavuga rumwe babona ko ashobora kuyobora cyangwa umuntu ushobora kuba yababangamira bagerageza kumukumira kiri kwiyamamaza, cyangwa se yarageze no kubuyoboza akabihinduka. Uwitwaga ngo ni Theodore Roosevelt mu mwaka wa 1912 Theodore Roosevelt yaje kuraswa ari kuvugira ijambo yitwaga Milwaukee, bamurasisha isasu mu gatuza, ndetse isasu biba ngombwa ko abaganga barirekeramo, baravuga ati turirekeremo hano ntacyo azaba, abana naryo ubuzima bwe bwose isasu rikimurimo. Uwo ni Theodore Roosevelt. Ugakubita ba Abraham Lincoln bapfuye, ugakubita uwitwaga ngo ni James Garfield nawe waje kuraswa murashije ari kugenda kuri station ya gari ya moshi, aza gupfa nyuma y'igihe gito. Franklin Roosevelt nawe ubwe muri Miami bagerageje kumurasa ariko barahusha ntiyapfa. Ugakubita William McKinley nawe bamurasiye muri New York, aza gupfa nyuma bitewe n'igikomere byari byamusigiye. Ngira ngo uri kumva ukuntu bino bintu byagiye biba ku bayobozi benshi ba Amerika. Abose gubwiye n'aba perezida bamwe, abandi n'abari bari kwiyamamaza. Ntabwo nkeka ko ari ikibazo cyo kuba ari umutekano muke cyangwa nta bushobozi bafite bwo kurinda perezida. Ntabwo nkeka ko ari ikibazo cyo kuba bari abashinzwe umutekano ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ukuvuga ngo n'ubushobozi buke ngo bafite bwo kurinda perezida wa Amerika. Kuko ijoro ryahise nanone ikindi kintu cyakomeje kugarukaho, hari ahantu habereye aho uno mugabo Donald Trump yari ari kwiyamamariza ndetse yarasiwe. Umwe mu baturage bari bahari yatanze ubuhamya avuga ngo ati njye nagiye kubona mbona hari ba sniper bari hejuru y'inzu, hari ba sniper nyine baba bahari bashinzwe kurinda perezida ahantu ari kugira ngo bacunge inyubako zose hejuru ko nta muntu wabarasa. Umwe mu baturage ngo yinjira yabwiye abashinzwe umutekano ababwira ngo uwo mugabo wabyivugiraga ngo turi kubona ba sniper kuri iriya nzu gusa, ngari amazu yandiho nta ba sniper mwahashyize. Nkuko nawe wakwinjira ukavuga ati ibi by'umuntu gusa bisanzwe, atera kubandi ko mutabashyize ba sniper turi kubona hari hejuru gusa. None bakavuga ati uwo muturage yongeye kubitangaza uvuga ati ni ikintu gitangaje kuba ba sniper bari hejuru ntibabone indi nzu yari iri hejuru hirya yabo, kandi wumve ngo sniper cyangwa se umuntu hagari umurashi warashe Donald Trump yarari muri metero 120 uvuye aho Trump ari. Urumva ukuntu yaramwegereye muri metero 120 ni metero ye cyane, niho hantu yarari. Buri umwicanyi abundi ahantu perezida ari abarinzwe cyane, ariko ntabwo bumva ukuntu hejuru ari ba sniper n'ubundi akimara gushwa yarasa amasasu 8. Arafite imbunda ya semi automatique, urasa nyine amasasu akagenda ariko bikaza gusaba ko wongera ugakora mu mbarutso nyine nanone itari za automatique ukubita rimwe gusa. Nanone bivuga ko ngo yarinze arasa amasasu 8, ba sniper bataramurasa bari bagitegereje iki? Nabyo abantu bakabyibazaho. Ba sniper ngo baje kuhita bamurasa nyuma, ndetse ubu tuvugana umukuru w'abajipe
nje gukora kino kiganiro baraba hano niko menyere twe tubita abajipo barabarinda perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bano ba Secret Service umuyobozi wabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tuvugana yitabye muri Capitol Hill ubu ari guhatwa ibibazo asobanure neza ukuntu umwicanyi yageze ahantu perezida yari ari kwiyamamariza ndetse bigeretse ko yahoze ari na perezida wa Amerika ubu tuvugana umukuru wo twakwita abajipo muri Amerika ari gutanga raporo yisobanura Donald Trump ubu ni muzima urwembe yagaragaye amavideo ari gusohoka mu ndege ageze iwabo nta kibazo na kimwe gihari ubwo sinzi nimba ari deep state yashatse kumwica gusa nanone umwana warashe Donald Trump witwa ngo ni umwana ngo bamwita ngo ni Thomas Matthew Crooks yari afite imyaka 20 ariko 20 wamaze kuba umugabo uwo mwana warashe Donald Trump bivuga ko ngo yari yiyandikishije n'ubundi nk'umuntu w'umurepublike ndetse ngo hari n'amafaranga bitanga udufaranga duke bitanga twinkunga nyine y'abarepublike uwo mwana nawe ngo yari yadutanze bivuze ngo uwo mwana none baracyari kwibaza ngo ko yarashwe baramenya gute ngo ninde wari wamutumye kwica Donald Trump ubu niho hakiri ikibazo cyo kumenya ngo ninde wari watumye umwana kwica Donald Trump ese koko tuhite tubihuza n'ibi ngibi bya deep state Donald Trump yakomezaga kuvuga tuvuga ati nibo bamurangije nk'uko byari byarahereye umwaka ushize ndetse bigahera na 2017 bivuga ngo bazamurangiza tuhite tubihuza nabyo ngo nawe uraza kwikora ubushakashatsi bwawe cyangwa se nimba ari igitekerezo ugishyire muri comment wibuke gukora subscribe dukomeze tugendane neza kuri ya YouTube channel ya Nyoroka Entertainment ciao ciao ndaje mukanya twikomereza n'ibindi biganiro